dutangiye Gaudence arimo arakubura imboga, gusa yambaye akajipo kagufi cyane gataratse k'umukara, yewe n'imbere nta n'akenda k'imbere karimo, nta n'agakariso yambaye nk'undi mukobwa wese uri mu rugo, dore ko batagikunda kwambara amakariso. na Gaudence ni uko, ni umukozi wo mu rugo, abyutse yikorera amasuku. nuko ubwo yari yunamye rero arimo arakubura, mu muryango haturutse sebuja, gusa Gaudence ntiyabibonye, ubanza azi yuko nta n'uwundi muntu rwose uri aho ngaho, uburyo yisanzuye urabona ko azi yuko ari we uri mu rugo wenyine. nuko yakomeje kwikuburira, sebuja arasohoka ahagarara ku muryango aramwitegereza nuko Gaudence yarangije gukubura arunda imyanda, dore ngo ubwo yari agiye kunama ngo ayore imyanda, sebuja arabona imyanya ndangagitsina ya Gaudence yarunamye agiye gutora imyanda, igitsina cye cyose uko cyakabaye kijya hanze pe, hari umuyaga, urabona ko umuyaga urimo uragenda uhuha akajipo yambaye nako ubwako kakazamuka. umukobwa arangije kurunda imyanda ayamaze kuyiyora, yarahagurutse rwose, ari nako agenda akata akazi ke, dore ko yari yacuranze, reka se nakubwira. mu guhaguruka ateye intambwe ahita akubitana na sebuja ari mu muryango. umwana w'umukobwa yarikanze ku buryo n'imyanda yari afite byose byamucitse bikikubita hasi. uwo mwanya atangira kumanura amajipo yambaye, ubona ko isoni zimwishe, abura aho areba, ahita yivugishwa, mwaramutse bose? bose nawe ati, waramutse neza Gaudence? uyu munsi wambaye neza cyane pe, nkunze akajipo wambaye. Gaudence araseka ariko ubona ko yuzuye isoni n'ikimwaro. uwo mwanya yarijijisheje, afata umweyo arongera arundanya iyo myanda yari amaze kumena. sebuja yasubiye mu nzu yicara mu ntebe, gusa ibyo amaze kubona, amaguru meza n'amatako meza, yewe n'ubwambure bw'uwo mukobwa, bimuguma mu bitekerezo. yarinjiye yicara mu ntebe atangira kwiyumvira, aratekereza, se aka kana nkasabeye, se ko numva ameze nabi. muri ako kanya kiri kwibaza ibyo ngibyo, umwana w'umukobwa yarinjiye, nta kindi cyari gitumye yinjira, yagiraga ngo ajye guhindura ako kajipo yari yambaye, kuko yakambaye azi yuko nta muntu uri mu rugo, kumbe sebuja yari ahari. muri ako kanya sebuja yahise amuhamagara ati, ngwino hano gato nkubwire ndagushaka. Gaudence yaraje ati, icara ahangaha, igera hino twicarane nta kibazo, ni akantu gatoya agiye kugusaba, ntabwo ari ibintu bigoye. Gaudence araza aricara. nuko Gaudence yaricaye n'amasoni avanze n'ubwoba. nuko sebuja bidatinze arambura ukuboko akora Gaudence ku rutugu. mu kumukora ku rutugu, ikiganza cyararenze gitangira gukora ku ibere rya Gaudence. ni umwana w'umukobwa ugifite rwose amabere meza ahagaze y'imitemeri. muri ako kanya Gaudence yagiye kubona sebuja ukuboko kwe yanyujije ku rutugu kurimo kuramukora ku ibere, biramubangamira ariko abura uko abigenza. muri ako kanya ati, sebuja ati, amese Goda, ko hari akantu ngiye kugusaba, aho ngubu urakanyemerera? Gaudence ati, mbwira boss, mbwira numve, ntese n'iki nakwanga, k'akazi kanjye ari ukubakorera imirimo, urumva nagusuzugura? sebuja ati, oya ntabwo ari imirimo nyine, naho urabyumva, naho kwanza uri umuntu mukuru, numva ameze nabi, mbyutse numva nshaka umugore, kandi umugore wanjye yagiye pe. nuko
gusohoka rero ngira ngo njye hanze nabyirengagize mbyikuremo, nibwo nakubitanye nawe wunamye. Buriya nakwitegereje kuva kare, wowe mu kanya wunamuka nibwo umbonye, ariko njyewe nakubonye kuva kare. Shagoda, ni ukuri kw'Imana, Imana yaraguhaye pe, ijya kukurema ntiyagusondetse, nabyiboneye. Ubwo rero wari usohotse ngira ngo nirengagize iby'umugore wanjye nashakaga, nahise nkubitana nawe wambaye ubusa, ijipo iri kuguruka. Numva noneho bigiye byatangira ahubwo bundi bushyashya. Ubwo nari ndimo ndatekereza nti wanyihereye agaturu kamwe, hano nanjye mfite udufaranga, ntaguha nk'inote ya 50, ugenda ugura agafanta, cyangwa se niba ushaka ko nanongeraho umbwirayo nongeraho n'iminota mikeya, uburyo numva ameze ntubireba, abanza nta n'iminota 15 rwose namara. Uwo mwanya ubwo Danse yarikanze kumva ibintu sebuja amubwiye. Mu myaka igera kuri 3 amaze muri uru rugo, ni ubwa mbere sebuja yatinyuka kuvuga ibintu nk'ibi ngibi. Ubwo Danse yagezemo ubwoba, arangije abaza sebuja ati ubu se turabikorera ahangaha? Ubu se koko mabuja tuguyeho ko nabura akazi kanjye? Ndumva nifitiye ubwoba. Nuko sebuja ati reka ariko nawe ntukigire umwana. Ndetse uko sebuja amubwira ubwo bugambo, niko akomeje kumukorakora pe. Ka kaboko ko hirya namize saha karacyari ku ibere gakorakora ku mabere ya Godanse, ndetse ikindi kiganza kiri kwita ko rya Godanse, dore ko yambaye akajipo kagufiya. Nuko Godanse akomeza kumva afite ubwoba, kuko n'umugabo mukuru pe aramuruta. Uwo mwanya sebuja aramubwira uti ukigira umwana, ariko nawe ubu se mbigusabye unyubeho aho umugore wanjye yagiye? Wowe humura, kandi ikindi rega nisobejo ntabwo wahura n'ikindi kibazo gikomeye cyane ugakenera ubufasha bwanjye. Koko bunarenze bunakomeye, ureka ibingibi ndi kugusaba byoroheje, serivisi y'iminota 20, njyewe n'igihe wahura n'ikibazo gikomeye gisaba amafaranga cyangwa gisaba ubundi bufasha, njye nkagufasha rwose. Kumfasha ni nko kwiteganyiriza. Muri ako kanya Godanse yateze amatwi ayo magambo sebuja arimo aravuga, bimwibutsa yuko atwite inda y'umukozi wo mu rugo bari basanzwe bakorana muri urwo rugo. Gusa uwo mukozi nyuma yo kumenya ko Godanse atwite yahise atoroka arigendera. Godanse yarabyibutse biteraho agatima, yumva koko mu minsi iri imbere azakenera ubufasha, kuko uwamuteye inda yaragiye yaratorotse kandi nta wundi muntu urabimenya ko atwite. Nuko mwanya Godanse ahita yorohamo, iby'ubwoba byikuramo, abwira sebuja ati bose ngaho nta kibazo, reka dupfe kubikora, ariko tugire vuba vuba hatagira umuntu tugwaho. Uwo mwanya sebuja ati ntiwumva, humura. Uwo mwanya bahise begekaho umuryango bakatiramo urufunguzo. Bamaze kuvuniramo urufunguzo, nuko sebuja abwira Godanse ati none se wajya mu cyumba cyawe hari icyo bitwaye? Godanse ati nta kintu bintwaye, twagenda. Baragiye. Gusa Godanse ntago bimurimo, yewe ntanabishaka, nuko gusa yibutse ko atwite, nta handi afite iyo nda azayijyana, uko byagenda kose azakenera ubufasha. Baragiye bageze mu cyumba, nuko sebuja ahita akuramo ikabutura yari yambaye y'igitiriningi, akuramo yewe n'isengeri yari yambaye y'umweru, buno busengeri bambaramo imbere mu mashati. Uwo mwanya agerageza gufasha Godanse gukuramo nawe iyo myenda yari yambaye, ako kajipo k'umukara kagufiya n'agapira k'umukara yari yambaye. Amaze kumufasha gukuramo, yatangiye kumukorakora ku matako, ari nako agenda amukora ku bintu
nuko sebuja atangira kuvugishwa ati goda burya uri mwiza wakanyagwa, uzi ko wakubona muri bino bigutiye n'ibipantaro uhora wipfukiranye utamenya ubwiza ugendana, reba aya mabere, reba se ibintu byawe ukuntu bingana, maze udukobwa duto mugira ibintu binini koko, ndebera uyu mugusiro wose uko wagira ngo hari uwo utwaje. Ngo ndareka nkubwire ni ukuri kw'Imana rwose nkigukubita amaso njyewe mpise mbibona yuko uryoshye, kandi nundyohereza njyewe ndanakongera ku mafaranga rwose pe, njyewe nundyohereza ukampa neza biriya 50 njyewe nanabikuba kabiri. Mbega umukobwa ubwo danse yumvishe ko bashobora no kumwongera amafaranga, kandi mu by'ukuri mu bintu akeneye cyane harimo amafaranga. uwo mwanya ngo danse yiruhutsa, arangije abaza bose bati none se bose ko mbwiye yuko nimuryohereza urampa amafaranga, kuko uryohereza umbwira ni ukuhe, mbwira ibintu ukunda nta kibazo ngerageze. nuko sebuja ati mbo nakubeshye, njye nkunda umukobwa uzi gutanga keya pe. urabona bano badamu bacu bo ni abantu ba kera baba bari aho bafite ibintu by'ubuturage, njye nkunda umukobwa uzi gutanga keya, nkakunda umukobwa uzi kunyonga. ngo danse ati sha bose ntabyo nzi pe, none si ibi bintu ko njyewe ntabimenyereye. bose ati oke, wowe ukora ibishoboka umpe neza byonyine, nunezeza nanjye ndakunezeza. batangiye gukorakoranaho, ubwo danse acyumva amafaranga rwose, umwana w'umuturage uvuye mu cyaro ejo bundi ubuturage yabushyize ku ruhande, niko guhita yeguka ajya hejuru ya bosi we, afata ubugabo bwe atangira kubusomagura, ari nako agenda abukozaho akarimi. ubwo yashatse ikintu yakorera bosi we ngo kimwemeze ku buryo aramukubira kabiri ya mafaranga. dore ngo danse akibitangira bosi aravugishwa, goda niba ibintu urabizi, noneho neza amafaranga yanjye yose ugiye kuyamara pe, mbega umwana w'umukobwa we, mbega umwana w'umukobwa uzi gutanga keya. aho ngaho ushaka komeza utwo tuntu ndumva turyoshye, nanjye najyaga ntureba muri filime gusa ntabwo narinzi ukuntu tumera. mbega utuntu turyoshye we, komeza ukozeho ururimi gutyo yego sha ijana ndariguha rwose ndarikwemereye. muri ako kanya ngo danse yaramwenyuye, ni ubwa mbere abikoze mu buzima bwe, yewe na wa mukunzi we yari atarabimukorera. yakomeje kumuha keya, maze bosi si ukubikunda. bosi ati komeza, ahubwo ndumva ngiye kurangiza ntanakurongoye. ntibyatinze, dore ngo sebuja neza ibyishimo bye biragera ku ndunduro atarongoye uwo mwana w'umukobwa. sebuja yaratunguye cyane, ariko ukareba ngo danse aramubwira ati gute waba uzi gukora bino bintu kandi uri umwana wo mu cyaro. ngo danse ati bose maze ni ubwa mbere mbikoze. sebuja uwo mwanya ahita ahaguruka, yewe habe no kwambara na cya gikabutura, agenda ibintu binanaba, agenda yirukanka ajya mu cyumba. yahise azana amafaranga mu ntoki aza yabara, nuko akuramo 100 abihereza ubwo danse, aramubwira uti akira mbanze nanaguhereze, ariko nanone uranyongera kuko uranyongera umpa agaturu, kuko nanone ntarongoye ntabwo byaca, nubwo bino bintu biryoshye ariko ntarongoye ntabwo byatuza pe, ahubwo ngwino hano mbe nkwipfumbatiye nko mu minota 20 turongera. gusa mu by'ukuri ubwo danse yari yishimye, basi yaranezerewe ku bw'ayo mafaranga bari bamuhereje. baruhutsemo iminota mikeya, nuko bamaze kuruhuka
nuko bariryamiye nka nyuma y'iminota 30 barongeye batangira gukorakoranaho barategurana. ubwo danse noneho yaranezerewe yatangiye no kumva abishaka. buriya hari igihe umukobwa ashobora kumva atari kwiyumvamo umusore, ariko uwo musore yagira akantu amukorera kamushimishije umukobwa agatangira kumwiyumvamo. ubwo danse yatangiye kumva rwose nawe agize irari yifuje kuryamana na sebuja. yarabonye ari umugabo mwiza kandi unyurwa kandi ushima. yatangiye kumva nawe abishaka. batangiye gutegurana. bidatinze sebuja yagiye hejuru ya Gaudence atangira kumurongora. kubera yuko Gaudence noneho yari afite ubushake ndetse n'ibyishimo muri we, yari aryoshye pe. yari aryoshye, kandi iyo umugore aryoshye ni nabwo aryohera umugabo. sha sebuja dore ngo arishima koko, ayayayaya arishima, nuko birarangira. iyo turu ya kabiri yamaze iminota nka 40, ndetse Gaudence nawe yari yishimye bihagije. birangiye sebuja yabwiye Gaudence ati ibi bibaye biguma ari ibanga ryanjye nawe, sibyo? Gaudence ati humura bose, nta muntu nabibwira pe, ubuse urumva nabibwira nde? nuko sebuja ahita yambara yisubirira mu cyumba cye nkaho nta n'icyabaye. Gaudence yasigaye yicaye aho mu cyumba atangira kubara ya mafaranga. amaze kuyabara, muri ako kanya yaricaye aratekereza. umutima aravuga utari ku bundi ndarinda njya gusara ninda njyenyine kubera iki gisaza ubundi ko gifite amafaranga kikaba kindongoreye aho, uwakigerekaho iyi nda ntabwo byazamfasha. ese Gaudence iyi nda araza kuyigereka kuri sebuja cyangwa ntibiraza kumuhira? ntimuze gucikwa n'igice cya 3